Ora purtroppo siamo tutti in guerra. Mbere yuko batugabanya mu moko atandukanye twari tumeze nkaho turi umwe, mbese twari umwe. None nyuma byarangiye tugiye mu ntambara, baratugabanyije turashwana, tugiye twirirwa turwana. Kuko bakora lip plate, kamwe mu bintu biranga ubwiza bw'abagore n'abakobwa bo muri Suri tribe. Uko niko ntangiye documentary yanjye y'uyu munsi. Aba bantu ubona bitwaza imbunda za 47 cyangwa uyite Kalashnikov. Ntekereza ko kandi atari ubwa mbere ubonye abagore bambaye ibi bintu ku munwa. Niba ukurikirana cyane imico myinshi yo muri Afurika, babyita lip plate cyangwa se ubwo ngenekereje mu Kinyarwanda ni igisahane cyo ku munwa. Ni kimwe mu biranga ubwiza bw'abakobwa n'abagore bo muri ubu bwoko bw'abasuri, Suri tribe. Ni aborozi b'inka kandi bagomba kuzishorera bitwaje imbunda no kwirinda amakimbirane n'ubundi bwoko baturanye. Bwa bundi kera bahoze ari umwe. Ubuzima bwabo bushingiye ku kunywa amata, ku kunywa amaraso y'inka zabo ndetse no gushaka abagore. Kora subscribe. Uyu munsi twibereye muri Afurika, hite mu gihugu cya Ethiopia, aho bita mu kibaya cya Omo Valley, ni mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Ethiopia, iwabo w'abantu bita abasuri. Aho ngaho abasuri bahita mu rugo. Aho turi burebe neza ubuzima bw'abasuri, abantu bafatwa nk'indwanyi ndetse n'ubwoko bw'abagome cyane ku mugabane wa Afurika. Iyo bagiye kuragira bitwaza imbunda, ni ubwoko bigaragara ko bubaho bwonyine mu isi nzima, buri isolated, reka mbyite gutyo mu rurimi rw'Icyongereza. Ubwoko buzwiho ibintu byinshi bitandukanye. Twavuga yuko abagore baho bambara ibintu ku munwa, baba barasatuye iminwa barangiza bagashyiraho ibintu ku munwa. Mu Cyongereza bakunze kubyita lip plates, ariko ntumbaze ukuntu babyita mu kirimi cy'iwabo. Ikindi kintu bazwiho ni uko bari indwanyi. Mu muco wabo kandi hari ibintu bashyira imbere nk'ingufu, umurava ndetse no kwirwanaho. Twavuga ko ibyo byose ari nkazo ntwaro zabo abo bantu bita abasuri. Muri iki kibaya cya Omo, aba bafatwa nk'indwanyi zikomeye ku bundi bwoko bwose butuye aha ngaha. Buri mugabo wo mu Suri aba agomba guhora yitwaje intwaro. Ntabwo ari ukugira ngo atere abantu ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo yirwaneho mu gihe bibaye ngombwa. Ubutaka n'urwuri kuri bo ni ikintu cy'ingenzi. Mbibutse ko abasuri ni aborozi b'inka cyane, ni aborozi bakomeye. Abagabo nibo bagomba kwita ku matungo y'inka zabo kuko niyo soko y'ubukire. Ku basuri kandi inka ni ikimenyetso cy'ubukungu no gukungahara. Abagore nabo bagomba guhinga ibinyampeke, nabyo biri mu mutungo wabo cyane. Bahinga amasaka, bagahinga n'ibigori. Ibi byose biba byarahinzwe n'abagore. Bibera mu mazu y'ibyatsi. Inzu zabo ni ngufi ku buryo kwinjiramo neza bisaba guca bugufi cyane, ni ukunama. Mu nzu baba bacanye umuriro kugira ngo inzu ishyuhe. Ibigori nibyo biryo byabo cyane. Uburiri baryamaho buba bukoze mu ruhu rw'inyamaswa. Suri tribes, aba ni abagore b'abasuri, bicisha bugufi cyane, mbese ntiwabibakekaho. Iminwa yabo imeze gutyo. Iyo batambaye cya sahane navuze ngo bita lip plates, bafite ibintu batumura bimeze nka shisha, cya bindi baciye mu Rwanda. Iri tabi bibutse ko ari abagore barinywa gusa. Ati iyo gashizemo nongeramo itabi, mbikora nitonze nta mpamvu yo guhubuka, nkakurura noneho umwotsi ugatangira kuzamuka. Abasuri bakunda inzoga cyane, inzoga ikoze mu ifu y'amasaka bahinga. Iminwa yabo iba yarakaswe kera kugira ngo babashe gushyiraho cya kintu cy'igisahane. Kugira ngo ibisebe biba byatewe n'iki gisahane bashyira ku munwa bikire, baba bagomba gusigaho ivu. Ivu kandi ribarinda kuba bakwanduriramo indwara ndetse rituma uruhu rwabo rworoha, kugira ngo igihe azajya aba ari kwambara iki kintu cy'igisahane bizajya bimubabaza gake.
iki gisahane gifite amateka yihariye ugarutse mu bihe bya kera by'icuruzwa ry'abacakara. Abagore b'Abasuri kugira ngo batabafata ngo batware muri Amerika kujya kuba abacakara, bakoraga uko bashoboye bagahindura imibiri yabo kugira ngo bagaragare nk'aho badashamaje, bityo bakabihorera. Mu byo bakoraga kugira ngo batabatwara harimo gukwedura umunwa wabo hasi ndetse no kuwutobora ndetse no kuwukwedura gake gake ukaba munini uko imyaka igenda ikura. Nyuma mu buryo butangaje byageze aho bihinduka umwe mu mico ibaranga kandi barawishimiye cyane. Mbese ni n'akarango k'ubwiza ku bagore b'Abasuri. Buri mugore akora uko ashoboye ngo yambare iki gisahane kinini kurusha abandi, nibwo bwiza bwabo. Ubwo wambaye isahane kinini niwe urongorwa n'umugabo ukomeye mu bwoko bwose, babita Abasuri. Ese utekereza ko iki ngiki nawe wacyambara? Reka mbereke ko bakora iki gisahane. Mbere na mbere bafata ibumba bakariponda, barangiza bakaritwika kugira ngo rikomere, nyuma bakarikuramo cya gisahane kingana n'uko babyifuza. Abagore b'Abasuri baratangaje, kubavugaho byagutwara amasaha n'amasaha. Urugero ni nk'izi nkovu zimeze nka tatuwaje, ziba zivuga inkuru y'umwihariko kuri buri mugore. Nazo kandi aba ari uturango tw'ubwiza, ngo ziba zimeze nk'imitako. Uko agira inkovu nyinshi ku mubiri ni nako akurura abagabo cyane. Biratangaje. Ikindi kintu gitangaje kuri bo ni inyogosho z'umusatsi wabo. Iyo wogoshe muri ubu buryo niko ushobora no gukurura abagabo cyane. Ufite inyogosho imeze gutya biba bisobanuye ko akeneye umugabo wo kubana nawe. Ai miei tempi l'unica cosa che n'urugendo dutangira tukiri abana bato, bitangira dukata gake gake tugashyiramo agati, nyuma byamara kumenyera tukagerageza kwagura wa mwobo. Uko wambara isahane nini niko umugabo uzakurongora agukwa nka nyinshi. Iyo turi gukata uruhu birababaza cyane, twifashisha icyuma. Kanjye narabishakaga cyane kuva ndi umwana muto, ni ikimenyetso cy'ubwiza. Iyo turi gutegura kandi gushyiramo iki gisahane tugomba gukura amwe mu menyo yo hasi kugira ngo iki gisahane kitazabasha kubangamirwa, mbese kizabashe gukwirwa mu munwa neza kitabangamiwe n'amenyo yo hasi. Tutte le donne della mia famiglia sono state tagliate. Abagore bose bo mu muryango wanjye barakebwe. Mama wanjye, ba masenge bose barakebwe. Abagore bose banduta barakebwe, ariko njye sinakebwe kandi sinshaka gukebwa. Bakweduye amatwi yanjye, ariko ushubije imyaka inyuma sinabyemera byose. Mu gihe cyacu ubunini bw'isahane wambara ku munwa bwitabwagaho cyane. Nabonye umugabo kubera ko nambaraga igisahane kinini kurusha abandi bakobwa. Ndashimira cyane isahane yanjye kuko niyo yanyubakiye ubuzima. Iyi sahane yabaye nk'umugisha mu muryango. Batwishyuye impano nyinshi cyane, maze ubwo ndarongorwa, byose mbikesha iki gisahane cyanjye kinini. Kuri bo bumva bishimye iyo bari mu rugo bafite abana ndetse bari kubonsa. Ibindi bibashimisha cyane iyo ubona basigasira umuco baranga. Ikindi iyo babona bahinga imyaka ikera izuba rikava, ngo biba bibashimishije cyane. Mu gihe abagore baba bicaye mu rugo bategura inzoga zikozwe mu ifu y'amasaka bonsa abana, abandi bakwedura iminwa yabo ngo ibashe kwambara cya kirango cyiza cy'ubwiza, abagabo baba batwaye amatungo mu rwuri baba bagomba kwitwaza imbunda. Amatungo ku Basuri ni ikimenyetso cy'ubukire. Abagabo umunsi wabo wose bawumara mu rwuri barinda inka zabo inyamaswa zishaka kuzirya ndetse n'ubundi bwoko bubatera bushaka kubanyaga. Agomba kuba afite imbunda. Wakwibaza ngo izi mbunda bazikurahe? Mu mpera y'intambara z'abasivile muri Sudani y'Epfo, abasirikari bawo bagurishije imbunda n'Abasuri. Mu mpera z'intambara y'abasivile muri Sudani y'Epfo, abasirikari baho baratsinzwe bagurisha imbunda n'Abasuri n'ubundi bwoko bwaho ngaho bukikije ako gace. Ubwo bwoko bwo muri utu duce bukunda kurwana cyane. Impamvu barwana ni ugushaka inkwano zo kugira ngo abahungu batoya babone uko bakwa abakobwa maze bubaka ingo. Kugira ngo ashinge urugo aba agomba kwiba inka ku bundi bwoko buzifite. Bivuze ko inka ari ikimenyetso cy'ubukire ku Basuri n'ubundi bwoko bwinshi cyane barizwa hano muri Ethiopia. Iyo mirwano yabaye baricana by'ukuri cyangwa bagakomeretsanya bakoresheje imbunda za AK-47 zavuye muri Sudani.
hano tworora inka tukanywa amata ndetse n'amaraso nyuma tukarongora. Ngubwo ubuzima bwacu muri make. Nk'abasuri rimwe na rimwe biba bikomeye, ababumi baza kutwibira inka, nibo abantu benshi batwicira abaturage iyo baje kutwibira inka. Niyo mpamvu turwana, ufite ingufu akabanesha, utsinzwe bakamwibira inka. Abasuri kandi bagira umuco witwa donga challenge. Ni umuco wo gukirana nka bya bindi tuzi mu Rwanda. Icyo ni igihe umusore umaze gukura aba ashaka kuva mu busore ngo abe umugabo uhamye wakwita ku muryango we. Donga ni imirwano iba hagati y'abasore bifashishije inkoni ndende bagakubitana bifatika. Barwana kugeza igihe umwe atsinze undi agatsindwa. Ntabwo intego y'imirwano ari ukwicana, ahubwo ni ukwerekana ingufu umwe arusha undi. Umuntu utsinze aba yemewe guhitamo umugore ashaka. Donga ni nk'ishuri kuri twebwe. Iyo dukoze donga twigiramo uko umuntu aba umugabo. Iyo bagukubise inkoni, uburibwe wumva aho bari kugutegurira kuzahangana n'amakuba akomeye. Nkanjye nakinnye imikino irenga 30. Muri donga hari abapfiramo cyangwa bagakomereka, ariko nibwo buzima bwacu. Abasuri kandi bagira undi muco bakora bambaye ubusa. Kurasa inka bakanywa amaraso yayo, baba bagomba kubanza kwisiga ivu. Bifite ubusobanuro bubiri. Ubwa mbere ni ukwirinda imibu n'utundi dukoko mu gihe cyo kurasa inka. Mbere yo gukina donga baba bagomba kunywa amata ndetse n'amaraso. Bafata amata bakayavanga n'amaraso ya za nka. Bikorwa bite? Bafata inka ari benshi, umwe agafata umuheto akayirasa, umwana akazana igice cy'igicuma akavoma. Babyita urukiza cyangwa abandi babyita urukebano, byose birashoboka. Nyuma igisebe bateye inka bagishyiraho ibyondo, nyuma yaho hakikiza. Abandi nabo bakanywa amaraso ya nka avanze n'amata bambaye ubusa. Uwo ni umuco w'abasuri. Abasuri kandi baba bafite ikintu bita abashefu b'ibyaro babamo. Ninjye uyobora iki cyaro. Nkunda kwakira abantu baza badusanga. Abantu bose baje ari abanyamahoro turabakira. Niko twebwe dukora. Ubutaka si ubwacu twenyine, ahubwo ni ubwa buri wese uje atugana kandi adateza intambara. Abasuri bahora bafite ubwoba kuko ubutaka bwabo ndetse n'amatungo yabo bigenda bikendera bikagabanuka. Umusore w'umusuri aba agomba gukora cyane, akaba intwari mu kwita ku matungo no kurwanya abaturuka mu bwoko bw'ababumi kugira ngo azabashe kurongora umukobwa mwiza muri icyo cyaro. Ibyo yabigezeho aba ari ishema rye n'inshuti ze ndetse n'umuryango muri rusange. Nabonye intambara nyinshi, abantu bapfa, amatungo bakicana. Ntekereza ko ibyishimo kuri nge ni ukubaho mu mahoro mu butaka bwacu. Ubyuka kumva uturirimbo tw'inyoni, izuba rikarasa, mbese ibyo bitanga ibyishimo. Mfite inzozi zo kubona abana bacu bakura bari n'indwanyi, badafite ubwoba bwo kwihorera ku bantu bose babagiriye nabi. Ngabo abasuri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Ethiopia. There is no judgment. Ntimubajudging, ntimubacireho urubanza. Niko n'abasanze bagomba kubaho gutyo. Bibutse ko aho waba uri hose uri kureba iyi video, uri kiremwa muntu twakagombye kugira urukundo kuva mu burengerazuba paka mu burasirazuba bw'isi, mu majyaruguru paka mu majyepfo, tutitaye ku bwoko bwose umuntu yaba aturukamo. Nitwa Bamiyero Clerk, aha ni kuri Love and Life. Duhura ubutaha. Imana iha amahoro, ababe urukundo mu bantu. Ciao ciao.